n'abarewi n'abatambyi n'abanyamategeko bo muri twebwe abagombye gukosora ibintu barabikora maze kuyikora nibwo yavuze ngo baramwegera bararira ubwabo bivugira ko ashaka bibakorera iyo umaze kubohoka n'abandi ukabasengera barabohoka ikibazo baje ni kiza cyane ubundi bikugiraho ingaruka y'utarabikurwaho wa mubyeyi wabyaye mu rugo wa musore wateye inda mu cyaro wa wundi wabyaye abana bo mu ibanga icyambere buriya rero mu rugo tubona bake hari n'abagore babyara abana batari abagabo babo niwe wa mbere ugira uruhare mu kwikuraho ingoyi nubwo nyine yaba akiriho. Reka ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries nsuje abantu bari mu ntara enye z'igihugu cy'u Rwanda n'umujyi wa Kigali, intara ya 5 n'intara ya 6 y'abadiaspora. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Muhaye ikaze hano ku bumwe bw'abera ministries. Niba ari ubwa mbere kanda kuri subscribe, kandi niba dusanzwe tubana kora comment utubwire icyo twahindura mu biganiro n'icyo twakongera mu biganiro, kandi unatubwire yuko erega binagufasha maye. Buriya natwe tuba dukeneye kubimenya, ariko niba bitanagufasha nabwo mu minsi mikeya tugiye kwa uploading ibigufasha. Haleluya. Muraho neza mushu. Ndaho ndashima Imana, ndakomeye. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Nakire rero abantu by'umwihariko bagiye bafata umwanya bagatera comment mushu. Maze iminsi ndi kubatekerezaho, mbatekerejeho, nongeye mbatekerejeho. Ejo hari uwo navuze bita Numa, ni Numa yego. Imana y'amahoro imuha umugisha, yatanze comment nziza, kandi n'abantu baza bakagukurikirana nyuma ya kamera. Imana y'amahoro batagukurikirana, ariko n'abakurikirana bashaka guca umugongo no kumenera abo gusa nabo ntabwo tuzabarwanya, twebwe umwuka wera azabarwanya. Kumenera impyiko mibiri yacu no kumenera ubwonko mu mutwe ntabwo byabakundira abantu, ntabwo byabakundira kuko turiho amavuta y'Uwiteka. Ahubwo muzafata kuri ya mivumo ya indi iri mu gitabo cyo gutegeka. Umunsi tuzinjira ubu ntabwo turavuga ibintu, tuzanavuga n'imivumo iva ku mubyeyi, umushumba w'itorero, ku muyobozi w'igihugu, ku gihugu bwacyo no kumukoresha wawe. Mushumba rero kakubwira icyo kintu wicara uko tuzakiganiraho. Reka nakubwire ubura umaze kungiramo ibiganiro bibiri. Uyu munsi nyine nari nakubwiye ngo tuganire kuri wa mugabo bita Namani na Damasco, nibyo yakwi Damasco aje zakikwa kwa 5. Hari n'ibitambere gatutajye twe ubu yari ibintu tutemera ubundi bitabe mu mvugo yoroheje. Kucyohereza uri umunyabyaha n'ikibura ko kimuriro kigurukana. None sabwo igitambo yatanze Kayini ntago cyahiye kigakongoka cyo, ariko Imana ntiyagira gute. Rega fondation ya mbere no gukizwa no kuba umukristo. Ariko mushu aho hantu ejo nakubaje akabazo ako nibagiye kukubaza akabazo uyu munsi. Ese mushu hari ukuntu umuntu ashobora gutanga igitambo ntikimugirira umumaro cyane umuntu akabazi ngo yatambiye ibitambo byo kugira ngo kurwe imivumo na za karande. Nese hari ababitanze benshi byava kuko kubera iki nyine harimo ibintu bibiri. Hari uwacyakiriye cyangwa hari nyiri kugitanga. Uwacyakiriye itambo ashobora kuba atarahawe umwanya w'umuntu ngo amusengere, cyangwa akakigaye ariko ntamubwire ko yakigaye, nyamara atazi ubushobozi ubuke bw'umuntu cyangwa ubushobozi bwinshi, bikava kumubohora kuko atamuhaye igihe. Kuko kubohora ntago ari umunsi umwe. Hakaba n'uwagitanze nawe ubwe yatanze igicumbagira, yatanze ikirwaye, yatanze n'ikitamubabaje. Njonjori yajonjoye yagize ukundi yavize ubundi yageretseho amagambo ngo reka ndenze mbikore ngo nyirakana ngo nanjye barabisengiye kubitanga ngo hango reka mbitange nzarebe abo umuriro uhita ugutwika. Nubwo wa muntu watambiye atakaryakira akagusengera, ariko yasanze warisibiye umwobo. Nkuko mu kiganiro cyejo twabagiye ngo iyo utangiye kumva ko umugabo wicuza impamvu warongowe, wicuza impamvu wabyaye, wicuza impamvu wize, wicuza impamvu ukora ako kazi, wicuza impamvu yaho utuye, usigara uvuga ngo reka wikoze ubusa nk'usaba gupfa kandi n'undi azapfa. Ubundi umuntu wese umuntu usaba yumva yikoze ubusa cyangwa yibeshya, n'usaba urupfu kandi n'undi azanapfa. Ariko n'umwuka wo kwihebesha. So rero utanga igitambo bwe bitewe n'uburyo yajonje, bitewe n'ukuntu yanabivuze, bitewe n'amagambo yabigeretseho, ntari bubohoke nubwo umubohora afite imbaraga zingana gute, kuko byose bijyana n'imbaraga z'akanwa.
uri murabyo noneho wundi nawe uri bugusengere nawe ashobora kuba nawe ubwo atarabohotse cyangwa adafite umwanya kuko buriya mbabwiza ukuri ikintu cya deliverance kubohora ni ukuha umwanya abantu bawe sinanze kwakira abantu 100 icyarimwe ariko nk'ubu mfite nk'abantu batarenze 4 abo tuzagendana ukwezi cyakora nshigaje kwakira abandi nka 3 tugasengana ukwezi kukarangira aho tumaranye iminsi 7 iminsi 4 iminsi 3 ko ni procedure kandi njyaho bose turi gusengana hano rohereza igitambo reka niyo mpamvu mbona ibintu biduhondagura kuriya ntacyo ariko impamvu nge nabikoze nta yindi na muganga yabonye indembije arabanza akamushyira mu muntu ze so zitansi bakabanza akamusuzuma ibindi bikaza ryari niko niwo mutima twahawe ku bumwe bw'abera twahawe umutima w'ubumwe bw'abera ntabwo tuzabwira ngo utagize ntabwo oya turagufasha bambe kuko utamerewe neza murakoze cyane murakoze cyane mushumba ubwo nyabona niyo mpamvu ugomba kumanza ugakiranuka kugira ngo umenye ibyo uri buze gutanga niba ari umugisha mushu uyu munsi rero ndifuza yuko rwose uza kongera gusura muri ya mavuta y'ejo barayakunze utuje mwakire mikoro musengere bano bantu utangire utubwire cy'umwami Imana yashize ku nono uyu munsi ugiye kutubwira iki nakire mikrofone ndaje nyakire humura yego nukuri ndaje nyakire aho umuntu azagure mikoro kuko bimugora bidatangiye kubitegura kandi Imana izamuha umugisha Imana izamuhe nawe ibyo ibona akeneye yabonye igikeneye hano kuri kamera nawe Imana izareba icyo akeneye mu rugo rwe ikimuhe ikindi umwuka w'Imana uko bukeye nuko bwije ajye amwungura ibyiza mu rugo rwe izina rya Yesu urakoze ya Imana igumugisha manwe ubu kamera neza ubundi abakomeze neza asa neza sinzi niba uyu munsi na ijwi ifite n'imyambaro nambaye binyemera kuvugana n'Imana kandi Imana ikumpera umugisha cyane Yesu akugire neza rero urakoze reka tuganire ku magambo y'Imana twavuze ibintu byinshi twavuze ibintu bikomeye twavuze ibintu bigaragara twavuze ibintu biremereye ariko no uyu munsi ndagira ngo dukomereze kuri aya magambo avuga ngo uyu muhanuzi Ezira yangumyeho mu buryo bukomeye na hantu yasabaga ko abantu bitandukanya n'abanyamahanga abana bawe ariko ntibabikunda reka dusenga Imana uwera wa Isiraheli Imana y'amahoro Imana y'imbaraga Imana y'urukundo Imana y'impuhwe Imana itabara kandi Imana ivuga Imana ikora bikaba yategeka bigakomera Imana izura Imana ihagarika ibintu byose Imana ikora ibintu byose Imana murengezi Imana mutabazi Imana nkomezi zacu Imana y'uburyo budasanzwe heleko tando ben for clay za wandi form ya lebaye mwami uyu munsi ndasenze dekanse po for hodereya uragenda ubwira Aburahamu ngo nukuri nzaguha umugisha nkuko nawe uhaye abandi bose kandi nzakugira neza sinzaguha umugisha umeze nk'abakubanjije sokuruza no ngo nzaguha umugisha utagabanije kandi uzakwifuriza umugisha wose nanjye nzamwifuriza undi detail coremone fly hey hallelujah usanga Yosefu uramubwira uti nukuri nzabana nawe wagiye ugora n'ubwo bwe mwana nanjye ubana natwe muri kano kanya tugirire neza dekanse pidifora Yesu ndagushimira avuga ngo ntituzaba twenyuza tugirira neza reka umwuka wera w'Imana akomeza abananjye ahantu mu izina rya Yesu ndetse mu kameramani kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen Yesu nashimwe cyane inshuti zanjye uyu munsi ndafite umunwa wanjye simbabarire ndafite ibitwenge bitava ku munwa no mu kanwa ahubwo ndafite ibitwenge bikomoka mu mutima imbere indani muri ngewe kuko nzi neza ko hari intambwe umaze gutera
niyo mpamvu nifuje ko tuganira aya magambo n'umutima wanjye wose ndetse n'imbaraga zanjye zose n'umwuka wera w'Imana ukatugendera tukaganira mu izina rya Yesu. Uyu munsi amagambo nifuza ko twasoma nagaragara mu gitabo cy'umuhanuzi Ezra, akaba n'umutambyi n'umwanditsi ukomeye w'ibitabo byinshi cyane muri Bibiliya, cyane cyane ibyo ku ngoma n'iby'abami, ariko bagenda basobanura bakanahuza ni cyane bya Isezerano biza guhinduka, ariko ntago mbitindaho. Turareba ibice 9 n'umurongo wa 15 kuko yagenda asobanura ibyaha by'ubwoko bwe, aho umutwe w'amagambo mvuga ngo Ezra asenga yatura ibyaha by'abantu b'Imana, kuko abantu umutwe ubanza hejuru ngo abantu b'Imana banga kwitandukanya n'abanyamahanga, ngo kuko ubwabo bango arabwira ati nuko ibyo byose birangiye abatware baranyegera barambwira bati Abisirayeli n'abatambyi n'abarewi ntibitandukanije n'abantu bo mu bihugu, ahubwo bakora ibizira byabo, abanyakanani n'abaheti n'abaferezi n'abiyebusi n'abamori n'iby'abamowabu n'iby'abanyagiputa n'iby'abamori, kuko ubwabo birongorera abakobwa bakabashyingira n'abahungu babo, bigatuma urubyaro rwera rwivanga n'abantu bo muri ibyo bihugu, ndetse abatware n'abanyamategeko nibo barushijeho gucumura muri twe. Maze numvise ibyo nshishimura umwambaro n'umwitero wanjye, nipfura umusatsi ku mutwe ndetse nipfura n'ubwanwa, nicara numiwe. Aho narindi hateranira abantu bose bahindishwa umushyitsi n'amagambo y'Imana ya Isiraheli kubw'igicumuro cy'abavuye mu bunyage, ngumya kwicara numiwe ngeza aho icyo gihe cyo gutura kwa nimugoroba. Ituro rya nimugoroba rituwe mpagurukaho narindi nibabaje, umwambaro wanjye n'umwitero wanjye byari bishishimutse, mpera ko nkubita amavi hasi ntegera Uwiteka Imana yanjye ibiganza, ndavuga nti ayi Uwiteka Imana yanjye, nkozwe n'isoni mu maso yanjye, haratungereza bimbuza kukuburiraho amaso. Mana yanjye, kuko ibicumuro byacu bigwijwe bikaturengera, dutsinzwe n'imanza nyinshi zirundanijwe zikagera mu ijuru. Umurongo wa 7 ngo uhereye mu bihe bya basogokuruza twagibwagaho n'urubanza rukomeye cyane na bugingo n'ubu, kandi ibicumuro byacu nibyo byatumye dutangwa n'abami bacu n'abatambyi bacu, tugahabwa abami bo mu bihugu tukicwa n'inkota, tukagenda turi imbohe. Ariko noneho muri uyu mwanya muto Uwiteka Imana yacu yerekanye imbabazi zayo itugirire neza. Umurongo wa 8 aravuga ngo rega uburetwa turabaretwa kuko twabikoze. Noneho reka nihute cyane ugere ku murongo uhera wa 15 aho uzahasoma ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli ni wowe ukiranuka, ni wowe ukiranuka kuko twebwe dusigaye turi igice kirokotse nk'uko bimeze ubu. Dore turi imbere yawe, turiho urubanza, ibyo nibyo bituma tutabasha guhagarara imbere yawe. Gice cya 10 umurongo wa 1 ngarukiraho ngo nuko Ezra gisenga yatura kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana. Iteraniro rinini cyane rivuye mu Bayisiraheli, abagabo n'abagore n'abana babo bateranaho yarari aho ngaho, kandi abana barariraga cyane. Maze aho niho bitandukanije ngo nuko dusezerana isezerano umurongo wa 3 ry'Imana yacu ko dusenda abagore bose n'abana babyaye, udukurikije inama ya databuja n'iyabahindura imishyitsi n'itegeko ry'Imana yacu. Nuko aranga imishyitsi itegeko ry'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko amategeko ategeka. Imana ishimwe. Umurongo wa 4 abatware bose bamubwira ngo Ezra hera ko arahabyuka
arahiza abakuru. Murongo wa 4 baramubwira ngo byuka kuko ari ibyawe kandi timwe nayo kugira ngo bikore. Arangije arabarahiza. Imana itugire neza cyane. Nagira ngo ture amagambo ndayasomye ashobora kuba yakurambiye ukabaye bored somehow cyangwa se wumva bitagenze nkuko wabitekerezaga, ariko uratubabarira kandi unatwihanganire. Nagira ngo dusome kuri aya magambo, kandi uyu munsi navuze ngo Manuel abanyihoreye andeke ndumva ashaka kuvuga no magambo mu buryo bukomeye. Tubonye amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezira nkuko nabisobanuye, aho yaje kumenya amakuru yavuye ahungutse, abari bavuye mu munyage ngo bashaka abagore b'abanyamahanga. Mumenye ko cyaraziraga ko umwisiraheli arongora uwo mu banyamahanga mu bihugu bagiye. Uko warongoraga umugore waho yazanaga Imana yabasenga bikirwamana akagishyira iwawe, kandi Imana ntigitorana n'ibyo bintu. Bakazana imihango yo guterekera no kubandwa n'ibindi byinshi, kuko nabo habaga imihango y'abitari myiza. Abantu ntabwo babizi buriya, ntabwo bazi ko munsi yabagamo n'abapfumu n'abarozi n'abashika n'abashikisha babagamo, bari barimo bakoreramo. Noneho urumva arangije ngo icyo yakoze niki, ngo abatware baramubwira ati nubwo ureba barimo baririmba hano, nubwo ureba barimo babyina hano, nubwo ureba barimo batera amakorasi hejuru, ariko bano bantu si abantu bazima, ahubwo barongoye abakobwa b'abanyamahanga, ngo barangije banabashingira, ngo bashingira abakobwa babo n'abanyamahanga, ndetse ngo n'abahungu nabo nuko biragenda. Umuryango wese uragenda urivanga, maze umuvumo kururuka. Nubwo hariyo mpamvu no kubaka urusengero byari byaranze byose. Ngo abyumvise araturikararira, ngo ashishimura imyambaro ye, ashishimura umwitero we, yipfura umusatsi, yipfura ubwanwa, ngo arambarara hasi arasenga isengesho rikomeye, avuga ati Mana twakoze ibyaha, bahadata nuko bakoze, impamvu twazengurutse ubutayo tukagenda amashyamba tugahangayika, tukatwarwa n'abami, tukabaretwa, abantu bacu bakicwa, abandi bagapfa, abandi bakamererwa nabi, abandi bagahura n'ibibazo mu buzima, abandi bakagenda bagatorongera. Nta kindi cyabiteye, ni ba data bagiye bakora ibyo bintu. None Mana n'abavuye mu bunyage warugiriye ubuntu warurokoye, nabo baraje bongeye kwinjiza abaferesi n'abayebuzi n'abakina b'amori, kuko Imana ntifuza ko bivanga nayo moko. Hari igihe wivanga n'umuntu uriho umuvumo ugahura n'ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe wivanga n'umuntu uriho karande ugahura n'ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe wivanga n'umusambanyi, nubwo udasambana akabishyira mu mutima wawe. So Ezira akimara kuza kubaka Yerusalemu, akimara kuhicara, ababazwa nuko amenya amakuru atari afite. Suko umuhanuzi amenya ibintu byose, ahubwo yamenye neza n'umutima we wose. Amenya yuko mu gihugu cye abatwari bamubwira bati nyaboneka ibintu rimwe birakomeye, ibintu rimwe birakomeye, ni ukuvuga ngo hari ikibazo gihari ukwiye gukemura. Ubwo ureba bano bana birirwa bigira kuri babwira ngo fate Bibiliya dusome, atishwe ntitubyitayeho, kuri ubona mujya kubaka abandi ntibaze, kuri ugambirira ikintu ntibagufashe, kuri ukuntu ukora ikintu nticyemere, kuri ujya mu bintu ntibikunde babwira uti nimuze dukore gutya. Arambwira ati bariya ntabwo ari Abisiraheli, ahubwo ni abana bavutse ku bagore b'abanyamahanga. Niyo mpamvu batazi Imana, batumva ibicaniro, batumva ituro, batumva ibitambo, batumva ibizima, badakunda gusenga, badaterana. Ntabwo Ezira yarazi neza ko afitemo uruvange rw'abanyamahanga. Ukunyumve yarabwiraga ati nimukore iki, bati ntabyo dukoze. Kubera ariko ntamenye impamvu, kumbi ntamenye ko si urubyaro rw'Abisiraheli rwasuzuguye Imana, ahubwo ni urubyaro rw'abanyamahanga b'abakobwa babyaranye n'Abisiraheli. Noneho babana baza bafite impe ebyiri, iz'ubupagani bw'abanyamahanga n'iz'abayuda, ariko bakaba batuye Yerusalemu. Urumva nabo barakuze bongera barongora abakobwa b'abayudakazi cyangwa abanyamahanga. Urumva sosiyete iragenda irivanga, hamwe no kuvuga ururimi adashobora kubyemera bidakunda, ntibagomba guhuza. Ibi bintu bivuze iki rero? Burya karandira kunyaga iragatsindwa n'umuvumo. Hari igihe guhuza n'uwavumwe, ikaguhuza n'abavumwe, ukazashyingirwa abafite umuvumo, ukazashyingira n'abafite ibindi bikujyanye, maze rukagenda bigahana inkoyo y'umuriro ukaka mu rugo rwanyu. Umwe yafata igikombe, undi ati ndafata isahani, undi yafata igiko ati gisi uko mbyumva, ati turateka umuceri urimo imboga, ati ndabyanze ntekera inkoko washyira ku meza, ibyo ntago mbyemera. Ugasanga mu rugo umwe aravuga ikijyepfo undi ikijyaruguru. Nta kindi kintu, nuko mwashyingiranye harimo ikibazo gikomeye rero. Mbega amagambo.
uyu munsi navuze ngo Manuel agumeho ku ruhande, araza kuza gusa aje kusezera no kumbaza akabazo kamwe, niko namwemereye uyu munsi wa none konyine. Ariko urumva ngo nawe aza kugira ikibazo, shetere bole yakori ya mora, agira ikibazo cy'uko abona mu bisere bidasanzwe, akabona abwira abantu gusenga ntibabyumva, akabona abwira abantu ntibabisobanukirwa. Wumvise ko nawe ngo acyumva ayo makuru, kandi reka nk'uyu impamvu batamwumvaga, saba Yuda nyakuri, ni uruvange rw'abayuda rukomoka mu banyamahanga birukanye muri icyo gihugu, kandi bagarukanye inzigo, kandi bagarutse gushyingiranwa no kubashyingira kugira ngo abanyage cya gihugu. Nyabuneka muntu w'Imana, jya usenga Imana, ibyawe ntibikajya abadayimoni baherereye. Ntukemere ko hari umuntu ugushuka ngo muri uwo mutego. Aya ni amagambo yo kumva. Rero abona ibintu ntibikunda muri iyi minsi ya none. Reka mvuge mbanje kubika umutwe ko mbishaka. Muri iyi minsi mbayeho muyo ndeba, ndeko ngiye kukubwira ikintu gikomeye. Uzi kubwira umuntu tugiye gusenga ngo reka nta mwanya afite, kandi n'ukuri yarabatijwe, bamusiga amavuta, arakomezwa niba ari kwa padiri cyangwa mu baporo, iwacu mu matorero yandi yemera umwuka wera, abatijwe mu mwuka wera. Ariko wamunyeraho ngo tugiye gusenga, ati wapi mugende njya gukora ikisi, wakoze ibiri wapi, kumbi ukagira ngo ni umukristo, kumbi afite impe ebyiri, uruhu rw'abakirisitu n'uruhu rwa gipagani, kandi ajya mu rusengero. Ukabwira undi atari ko mwaje tugakubura inzu y'Imana. Nahoze ntangara, ni kese numvise ahantu, ariko si hamwe si hane si hatanu si harindwi. Ubundi mana we, yo burya manwe, hari undi muntu wakoze aca muri comment, ariko umunsi nawe ngo mikoro, ariko ndabizi. Hari undi muntu waciye mu gikara arambwa atari ko pastor, sobanurira imirimo y'abarewi n'abatambyi. Urya muntu naramukunze, naramusobanurira mugana ntabarewi bose babyarwa n'umugabo witwa Lewi, ariko mu muryango witwa Lewi havukamo witwa Roni. Uwitwa Roni yitwa umutambyi, yahora ari umuhereza bitambo, yaratambaga akigisha akora ibintu byose. Nariko abarewi bose n'abana bavuka kuri sekuruza Lewi, musobanurira mubwira ko abo ngo bari bashinzwe gukumira n'abarakumirizi, barabaririmbyi, bega bakora ibintu byo mu rusengero n'amasuku byose. Urumva arambaza ngo ni nka kuri Abadayimoni bakora, ngo n'abapasteri ni nkabyo, asiye ko twega tutavuka mu muryango umwe, ariko mu mwuka tuvuga muri Kristo. Ngo none se ku rusengero rwacu ko bishyura bakubura n'ukubera iki? Urumva ko yambajije, abakubura mu rusengero bakabura, ntabwo ari abadiyakoni bakubura, kandi abarewi bari bashinzwe gukora amasuku y'iki, no kuyitaho no kuyikoraho no gucunga uko baririmba n'iki byose, bakanacuranga, bakabacuranzi, bakaryoshya inzu y'Imana ikagobwa neza. Ati none ko iwacu mbona basigaye hakubura abantu bishyura, ati none si iwacu ko mbona, ambwira niba ati kubona uvuga ngo hari n'abantu baza guhembwa bacuranza. Ndamubwira aho njyewe nk'umuntu bikamiritse ubizi, ndaceceka ndyumaho, ndamubwira ngo ni iminsi ya nyuma. Wari wemeye ko abantu biyambuye umwambaro, ati jewe ndi umudiyakoni nduyu n'uyu, sinshobora kwiyanzuriza ikanzu yanjye nziza, sindi bujye mu gikoni sinkoropa, mushyireho undi muntu. Akeneye kwitwa umudiyakoni ariko ntakora iby'ubudiyakoni. Icyo rero kikaba umuvumo wa kabutindi wa kasha, icyo kikaba indwara mbi yakaziriza ku buzima. Aha rero Ezira yibaza impamvu, kuko amagambo nasomye nubwo nkureba ahantu ncunga, kandi urimo urankamera neza, Imana iguhe umugisha. Urimo urankamera neza, kandi babwire arimo arifata neza, nankamera n'umukozi Imana mwiza, kwifata neza arimo urumva icyo kintu tuvuga, kuba ushaka kwitwa uwo uri we ariko ntubikoreshe, nacyo kiri mu ngaruka z'ubuzima bw'umuntu. Gushaka kwitwa pastor ariko udapastoringa neza, utabikora neza, ndaceceka sinambwe, ariko nzi ko muri Kigali nyinshi no mu rusengero ntavuze amazina mperereyemo, bashyize aho bishyura ngo bakorope. Umudiyakoni n'ukuzamba gakweto karekare, n'ukuzamba cyakora protokole barazirwanira no kubara amaturo, ariko mbwe ngo njya mu gikoni yaguhitana yakumara, ati mujye mutiteguza mbere tuba twaje twiyambariye neza. Ariko twe ntazi ko pastor ushobora kuza avuga ngo uyu munsi ntuteranira aha, genda hirya ukagenda. Ezira ngo aritegereza, areba ukuntu abantu batitabira imirimo, abona ukuntu abantu batabyumva, abona amasaha yo gutamba ntibayaza, yo gukora ntibayazi, ngo biramushobora, kumbi nta habari yari afite. Mu bice 9 n'ukuri
abantu baririmba bagira gutya bakora ibintu mu rusengero bitabaho abantu ngo we yareba akavuga ati ibi bintu ko ntabizi mu muryango w'Abisiraheli, ko ntazi umugore wambara ubusa mu muryango w'Abisiraheli, ko ntazi umugabo nawe wambara ubusa muri uyu muryango, ko ntazi umugabo, ibintu ndimo mbona ni ibiki muri uyu muryango. Ngo nibwo abatware bamwegereye baramubwira ngo nyamara buri kureba aha hantu hari nk'abagore b'abanyamahanga avuga ubwoko bwabo ngo kandi n'abakobwa bacu ngo babashingiye. Uzi ijambo ryambabaje Manuel ngo kandi byakozwe ngo bose barabikoze ngo ariko barushijeho kubikora cyane ngo ni abanyamategeko n'abarewi n'abatambyi. Umva noneho by'ukuri urumva none byagezeho bikorwa n'abantu baremereye ngo akibyo ngo ikigoye nuko abanyamategeko n'abare n'abatambyi nibo bakoze ibyo kuturusha binjiza abanyamahanga. Ariyo mpamvu ubona musengero nta mutekano, mu bantu nta mutekano, gusenga n'ugutekinika, kuvuga n'ugutekinika, ariko nacyo kigenda kibyara umuvumo. Ngo arangahishimura imyenda yigaragura hasi yapfuye umusatsi n'ubwanwa, ngo aryama hasi yubaraye, ngo ategereza isaha yo gutura. So yambazaga amaturo, ategereza isaha yo gutanga amaturo mbere y'Imana, ntiyinjiye mu rusengero. Ngo isaha igeze ngo arahaguruka aratura, abantu bose baramwegera. Ngo amaze gutura igitambo, amaze kurangiza, ngo noneho ayongera asubira hasi asenga isengesho. Aravuga ngo Mana ubu bwoko bwahoze butagonda amajosi, Mana ubu bwoko bwananiye, niyo mpamvu twabaye nibi kandi tuzaho. Ngo uyu munsi ntitubasha guhagarara imbere yawe kuko amategeko yawe twayangije, ntitubasha guhagarara imbere yawe, twarivanze, twakoze amahano, twakoze amanyanga. Ngo yongera atera intambwe, biratugoye, biraturemereye. Reka nkubwire ikintu cyanejeje mu bice 10 ngo akinginga, ariko wumve, yumvise ayo makuru mabi ashishimura umwana. Ndagira ngo naho kuri kibazo, yumvise amakuru mabi yuko atarazi impamvu umurimo wapfuye, ntiyarazi impamvu ibintu binyurana, ngo bimutera kubabara. Noneho amenya amakuru ashishimura umwambaro, ariko ntiyatangira gusenga, arindira isaha yo gutamba. Ngo isaha igeze amaze gutamba, ngo yongera arapfukama arasenga, ngo yatura ibyaha by'ubwoko bwe, hamwe nakubwiye ejo ngo yumaze kubohora abandi. Ngo arangije gutamba nibwo yasenze, ngo abantu bose baramwegera, ngo acyunamuka, ngo abantu bose bararira, nta jambo avuze, nta muntu yigisha, abantu bose bararira. Baramubwira ngo tuje imbere yawe, dutegeke uko ushaka, ntidushaka abantu banyamahanga muri twebwe. Umurongo bararira baramusanga, umurongo wa 4 uravuga ngo byuko ubikore kuko ari ibyawe. N'abantu bamwibyukije, byuka twe ntitwakwirukana abagore twakundaga, byuka ntitwakora twakundaga, we byuka ubikore ko ari ibyawe. Ngo nuko baritandukanya, umwuka wera w'Imana agira gute, aramanuka kandi akora ibitangaza. Muntu w'Imana, ibi bintu n'amahame, kuki atasenze mbere yuko kucyarindiriye isaha? Ngo amaze gutamba nibwo yapfukamye, ngo maze arambarara hasi avuga ibyaha by'ubwoti. Mana uhereye kera ba data bakoraga ibyaha, abo nibo batuzonze, twatwawe n'abanyamahanga, abanyamahanga baradutegeka, batujyana aho bashaka. Uyu munsi nta mahoro dufite, turateraganwa, abantu bishwe n'inkota, abantu barapfa, abakobwa beza, uyu mwuka wo kwica abana bakiri bato murambabaza cyane. Yego n'abakuru tuzapfa, ariko menye ko buryo umukuru abatabarutse, nta mwana muto utabaruka nyaboneka, nta mugore muto utabaruka bapfuye. Ngo Imana ibimwishuje niko mwabizanye, abandi ngo yamukunze kuturusha. Oya, nyamara hari imbaraga ziherereye aho hantu. Aravuga ati ubuzima turimo iri torongera iri, kuko burya zira nagusobanuriye, ni umuhanga w'umunyamategeko w'umutambyi. Bitabo bigera kuri 4, icy'abami ba mbere n'icy'abami ba kabiri, ndetse yandika n'igitabo cyane rwose, yandika n'icyo ku ngoma ya mbere n'ingoma ya kabiri. N'abahanga banasona ko n'ikitwa Nehemiya ari we wacyanditse, kitwa Isezerano. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Yes, abami ba mbere, abami ba kabiri cyane, abami ba mbere, aba kabiri, ingoma za mbere n'iza kabiri, na Nehemiya ubwo bwe yacyanditse n'igitabo cya Ezira, kuko niwe wasigaye mu bunyage yigisha amateka n'imihango. Ni umwanditsi w'umunyamateka ucukumbura. Rero nta na rimwe ushobora kumenya karande zikuriho udacukumbura.
wakumbuye ibisekuruza byawe ngo urwanye ibyo bintu. Arangije ngo yigisha abantu amategeko aranabayobora ahinduka inyangamugayo. Bityo byatumye raza mu isi ari wakagira ngo abasanze ni bazima, abasanze barakora neza. Ariko yavuga bakavuga yavuga ati batambiza ati reka data, bavuga itamba ati barakubeshya. Ariko abantu bameze gute ngo abatware baramwongorera bati reka da saba Yuda saba ntabwo ari bo, nabavutse ku bagore b'abanyamahanga. Ati kandi abadukanguriye kubikora nabarewe n'abatambyi n'abanyamategeko bo muri twebwe. Abagombye gukosora ibintu barabikora. Rero ndumva nibwira ko ngiye kuguha umwanya ukambaza cya kibazo ngo ariko ngo amaze gutamba cya gitambo. Hari ijambo nakunze ngo arindira isaha yo gutura. Arabanza arayirindira ariko yishishimuye yabaye ngo akimara kubisoza ngo yongera arambarara hasi ngo noneho abantu benshi bazamuzenguruka ngo yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Avuga ibyaha bya base, avuga ibyaha bya ba nyina babona ba nyirasenge na base babona basekuru nabande. Ibyaha bishyira ku murongo, avuga ingaruka n'ukuntu bapfuye n'ukuntu bicwe n'inkota n'ukuntu abakobwa bafatiwe ku musozi n'ukuntu banyanyashijwe ni mu Giswahili barakubitwa bararengerwa. Avuga ukuntu banyazwe isamba amasamba akagenda imitungo ikagenda. Avuga icyubahiro bagiye batakaza, avuga imbaraga zagera. Yatura ingaruka z'ibyaha bya basekuru arizo zishingiye ku muvumo na karande. Aravuga ati n'ubu turabaretwa b'abantu kuko n'ubundi bari bataregurirwa. Nubwo bagiye kubaka urusengero i Yerusalemu bari bataregurirwa ubuyobozi bwabo. Nuvuga ngo bahashyiraga umuyobozi i Yerusalemu ariko agomba kujyana amaturo ibwami aho abatwaye munyage. Ibaze kugira ngo umuntu w'Imana ajye gutura kwa dayimoni, cyari gikabije gitebe. Ubundi ntibakajyanye ituro i Babuloni, ryahagumye i Yerusalemu. Ariko batangaga amakoro nk'abandi bami bose. Rero ibyo bintu habemo yandika ibyo bitabo n'amateka ngo ariko amarengo akavuga ati Imana yanjye ibi bintu uko ntabibona, sinzi ko umuririmbyi asambana, sinzi ko umuntu atwara inda ari mu rusengero, ibi ni ibiki mbonye ahangaha. Isaha guterana ntibayizi, baterana saa yine, baterana saa munani. Ubu bwoko ni ubwayo, abantu ni bwoko ki? Ese n'Abisiraheli ngo kumbi abatware abera amaso bamubwira ati oya ntiwihende. Impamvu basiba korari, impamvu badakora wa murimo, impamvu bare utababona n'abatambyi ntubarebe, impamvu isaha ntawe ubyitaho na biratabyitaho, impamvu nawe adashoboka ahantu atahakomoka. Oya uyo bintu ntabwo ariko biri. Barivanze ngo maze arangije arambaraye amaze gutura amaze gusenga nibwo Yesu asenga Imana. Baramwegera bararira, bamaze kurira bamubwira ati twakoze amakosa, twakoze amahano, tubabarira ubidukorere. Umurongo wa 4 nambwa ngo byuka ubikore kuko ari ibyawe. Maze arahaguruka arabyuka arabikora, arabatandukanya amahoro y'Imana agaragara mu Bisiraheli. Burya hari ibintu tubona tukabona ni ibisanzwe ariko kumbi hoya wa muntu nta kirumwuzi, ahubwo hajwemo n'undi muntu utabisobanukiwe. Rero uragira ngo uwo mwanya imbaza cya kibazo kandi Imana ibampenisha. Gusa amagambo abiri nakunzemo yanejeje nuko yabyumvise. Ntiyarazi impamvu abona ibyo bintu, ntiyarazi impamvu abantu bahemuka kandi bakorana, ntiyarazi impamvu abantu baryarya kandi bakorana, ntiyarazi impamvu ubona umuntu pasiteri batongana mu rusengero, batsina abantu batambyi ko batonganiye ku ruhimbi haje gute. Wari kugihaho kuza saa 9 ka saa 8 isaha yo gutamba, ariko yari umutambyi akaba n'umuhanuzi akaba n'umwana uvuka ibwami. Ni umuhanga. Burya Ezira ntavugwa ariko ari mu bantu bakoze ibintu biremereye, yagaruye imitima y'abantu ku Mana. Numva arangije bashyizeho kuri ubwo buryo. Ndumva nakubwira ngo arabazwa iyo mirimo maze kuyikora nibwo yavuze ngo baramwegera bararira ubwabo bivugira ko ashaka bibakorera. Iyo umaze kubohoka n'abandi ukabasengera barabohoka. Kandi numva ari ikintu cya mbere bamusaba akabyikorera. Bumva kwikuraho umugore, kwikuraho umwana, kwikuraho umwuzu kudakunda. Ati we byuko ubikore kuko ari ibyawe. Mushu nkibaza akaba ntabwo ari kamwe naye nongeyemo kandi ntabwo ndakubaza mushu giye kurekura kuko n'ubundi n'iminota twageneye ikiganiro ndabona iri kwegera kugera kandi abantu bishimira iminota dukoresha. Imana ibaho umugisha. Mushu nk'ubu ibyaha nakorewe mu bumuga, ubwo wihangane uraza kumfata ndabizi uri umutambyi. Ibyaha ngiye nakorewe mu bumuga, nshobora kuba narabyaye abana, nshobora kuba narana nubwo nta byambayeho, ariko ndi kubaza nk'umunyamakuru ibyaha byakorewe mu gihe nari ndiho umuvumo, nari ndiho karane, nari ndiho inyatsi n'ibindi byose bigiye bitandukanye.
ese ingaruka zabyo zangiraho urutabi mu gihe maze kubohoka? ntibishoboka. None uyu mwana nabyaye cyangwa se uyu muntu wabyaye umwana afite karande y'ubusambanyi none akaba agiye kubohoka, azabigenza ate kugira ngo ahagarike karande none ko ikimenyetso cy'uko yagize karande kigihari? N'imivumo. Ikibazo baje ni kiza cyane, ubundi bikugiraho ingaruka yo utarabikurwaho. Wa mubyeyi wabyaye mu rugo, wa musore wateye inda mu cyaro, wa wundi wabyaye abana bo mu ibanga. Icyambere buriya rero mu rugo tubona bake. Hari n'abagore babyara abana batari abagabo babo bagaceceka. Umwana ukaba umutunze uzi ko ari wowe, ariko umugore azi aho yakuye uwo mwana hirya. Ibaza urwo runyoma rumeze rutyo, ibaza ko abadayimoni basohoka mu rugo rwawe se kandi uri mubeshya. Umugabo arahaha arishyura minerivare, akana aragaterura, sheri ishushu, akana kanjye. Yenda muri Afurika batakunda kujya mu gupima za DNA cyangwa se ADN, ntibazipime. Noneho ukwibaza kuri ya muntu nubwo wowe uzi ko wamunyegeje wabihishe, ariko ijuru rigize gute? Rirabizi, na Satani arabizi. Ni nayo mpamvu mfite umuvurungano mu rugo rwanyu. Rero wa mubyeyi wamenye cya kintu akagikora, umwe yabyariye mu rugo urumva n'ubundi mu gihe cyose we nubwo yanapfa ya mivumo izafata abana be, kuko icyeza ahantu gisa nacyo. Wanyumvise? Bizakurikirana umwana we nawe azabyara ikindi kinyendaro. Ahubwo wa mwana iyo nyina kiriho ushobora kumubwira ati mva imbere wa mwana agenda kwiyamye, kuko ntabwo ushobora kubyumva. Ariko wa mwana wabimenye niwe wa mbere ugira uruhare mu kwikuraho ingoyi, nubwo nyina yaba akiriho. Kubikuraho ingoyi ntabwo tubigarukaho cyane, kireka bacyumvise bwa mbere. None uyu mwana niwe uzajya kwikuraho ingoyi cyangwa mama wazamufasha kuyumva? Atabyumva ijambo rya mbere, ibintu by'ivumo na karandura abanza ukabyumva. Kwa kukira mu bitekerezo. None uru rugo yabo wabyariye mu bana, umugore wabyaye abana kandi afite umugabo ariko akababyara hanze, yaba uyu musore wabyariye iwabo, yaba uyu mukobwa wabyariye iwabo, yaba uyu mugabo nawe wabyaye wari ufite abana ariko akajya hanze, nawe uyu mugore ntiyibyaje, ntabwo yiteye inda prito, mbabarire ndanyereye. Ko nicyo kinyarwanda twavuga nta kibazo. Niki kintu bakora? Nicyo bunini, nicyo kibazo nanje kukubaza. Buri gihe mpora nkubwira ukinsubirishamo inshuro nyinshi. Icyambere no kubanza gukira mu bitekerezo bakabyumva. Utabohotse yamenye ukuri kw'ibyigisho, azi inkomoko y'abaza uko bimeze. Icya kabiri arahita yihana ibyaha, kuko twabonye ko na Ezira yihanye ibyaha bya basaryamye hasi, ariko abivuga amaze gutamba igitambo kandi ntibari bahari. Karame uyu mugore atinyuka abwira umugabo ati burya bwose uyu mwana si uwawe. Ndakubwire ubundi uko utinya guhisha ikintu ko kizakumara haba nicyo kizakumaraho ingorane. Gusa reka nkubwire, reka ingwe saba ngo banzigira urukundo, niho guhisha intuzi. Impyisi nitagira impuhwe burya. Impyisi ishobora no kurya impyisi mugenzi wayo. Impyisi wowe ntabwo biba icyo gikoko kibi ku isi cyane burya. Ni ukuvuga ngo ikiba kiriho abatukurikiye batwumve neza, akabaje akabazo keza k'ubwenge. Imana iguhe umugisha no kuri babyumve. Ntabwo ngutumye ngo ubwire umugore ngo buriya umwana wa mbere n'uwari uko kabiri si uwawe, aho uzerekera ni wowe uhazi. Aho uzerekera ni wowe uhazi, n'imiriro yaka nk'ubisasi. Kuko burya abagabo kuzana abana mu rugo biratworohera. Hari igihe umugore abyihanga ariko bakanashwana akaba mukase nyine, ariko sinzi ko kandi amva mada murahari muri babiri batatu murahari babandi muzi neza akabana mufite ba nyirabo. Kuvuga rero ngo uyu nguyu nuwawe uriya si uwawe, aho wajya urahazi. Inama ya mbere tumugira niki? Ni ukugira ubwenge, nk'uko Imana yabwiye witwa Samweli, amwira ngo uzageza ryari kuririra Sawuli ko namwanze, ahubwo dore i Betelehemu kwa Yesaya wabyawe na Obedi
wabyawe na Rusi na Bowazi. Rusi ko Rusi kugira ngo abyare uyu mwana, Rusi yavuze ibintu bitatu bikaze. Yabwiye Naomi ngo aho uzagwa niho nzagwa, ubwoko bwawe ni ubwoko bwanjye, Imana yawe ni Imana yanjye. Burya niho yise yikuraho kuba umumo wawe. Shelema akanwa sha semere foba arakopende waya nzabe nzakava akanwa Nshuti siri words ndirakoresheje sinemera ko ngusiga, sinemeye ko ngusiga, ndakuraye nabyo nemeye, ahubwo aho uzagwa niho nzagwa, ubwoko bwawe ahise mu Benyamini buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe igihugu cyawe igihugu cyanjye. Ati ntabikoze Imana izayimara tugende. Ubwo urumva deja akanwa ke karabohoye. Arangije ahura na Bowazi nibwo yabyaye witwa Bedi, abyara umwana utariho umuvumo. Nkuko basezeranije Rahabu ngo shyira akagozi gatukura nabo mu rugo rwawe, ni Rahabu bakijije, ariko bagiye kukiza Rahabu. Ati ntago bakiza Rahabu ngo usige bene wabo, ati no mu rugo rwawe bose bashyire mu nzu. Urumva ko ubohotse abohora n'abandi. Burya aho kantu umushumba kwera ko ndikumva nkuko gusoza ikiganiro ndimo, ndakwinginze komeza bwa bwenge bw'uyu muhanuzi bajya bita watumwe kwa Dawidi. Nashaka kubwira nyine inkomoko, urumva aho akomoka ntihakemewe. Nakubwiye yuko dukomeza guca ikiganiro kiratangiye. We ni igisekuru iyo ntuze Dawidi, nuvuga ngo se niyo ni ntuze Yesaya urumva Yesaya uyu nguyu avuka kuri Obedi, kandi Obedi avuka hagati y'Umwisirayeli Umubenyamini n'Umumowabukazi. Urumva ko deja akaba ari ikizira kibonetse aho ngaho, ariko hari ijambo yavugiyemo wabo. Ntabwo waturira mu gihugu cy'Isezerano, watura mu gihugu cyo hanze. Aravuga ibyo nabisobanura. Urumva aramubwira ati genda undebera hari umuntu nabonye, ntabwo nitahavuka. Turira mu gihugu cyo hanze. Yego ntabwo nita mbabari ikiganiro rero ndikumva nahoza ni kuryenza n'imbaraga z'ibiryo. Urabyumva rero urimo ntabwo waturira mu gihugu cy'Isezerano, ntabwo waturira ku ruhimbi nyaboneka. Na Yesu yaravuze ngo nuzane ituro ukumva ko risige ugire gute, ugende kure watura ubona ugaruke uritambe. Nukuvuga ngo yavugiye lokope wa, ariko nimatuma mfasha ngange tukatugiso, we yavugiye mu gihugu yahuriyemo n'ingorane kiwabo. Aravuga ati now sindibe orupagewe, now tunyingingire kugusiga sinzabikora, ahubwo iki gihugu wasonzeyemo kikakuhuramo n'ibyago, ndakubwira ijambo amagambo atatu yonyine yo kubohoka. Imana emba aho uzagwa niho nzagwa, kandi mu Benyamini numva imbaraga afite n'umuyuda ngo arakomera Benjamini waba agiye kujya arakomeye, kuko bari batuye kabiri ubwoko bwawe usaba ubwoko bwanjye, gatatu imbaraga z'ururimi ngo Imana yawe saba Imana itugende naho yakiriye. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo naho twagose rwa bwenge, ati genda umwimike ndatumva nyagasani Imana nuntuma. Akabyumva Sawuli azanyica ati wagenda wabwire ko ugiye gutamba ibindi byihorera. Aragendera mwimika agiye gutamba, nta kondera, nta mafarashi, nta nduru, nta rusako. None se waduhamagaye ukatura bigutwaye iki ko ntazakumenera ibanga? Wabwiye umushumba wawe se urajya kuvuga ibintu bizagukura mu rugo rwawe wabuze ubwenge, bwire ko Imana ubundi yubuze ubwenge Imana irajugunye iyo hirya. Ubundi Imana ishobora kwihanganira kuba n'umunyabyaha wihana, ariko ngiye urubana n'umuntu winjije utazi isaha n'igihe cy'ibintu. Ni Imana ya gahunda. Ubundi shobora aravugira genda umwimika ati ntugire ugiye gutamba, nawe agenda ajya gutamba. Ntiyavuze ko agiye kwimika, yavuze ko ari ugusangira, yavuze ko ari ukwimika umwami, ari uko uwitwa Dawidi agize gute. None nubwumvise ubwenge se niyashaka niba kuri iki kino kiganiro mpamagara, niba wagikurikiye mpamagara, kuko ninjye ukubwiye aryo banga. Ariko uravuga ko wabyaye abana hanze, uraza kubikizwa n'iki? Uramubwira ko ufite konti wahishe, urabikizwa n'iki?
urabwira umuntu ko ufite ibintu wiharitse hano hari dushobora kupfa kuvuga ariko ufite wo kuganiriza kuko ni Imana yadushyiriyeho turi imva z'abakristo tubika ibintu byabo darundamo tukabika ndabivuga ndeba kugira ngo nezerwe ngiye gusoza turi imva z'abakristo turashyingura muri twe amagambo turashyingura ibyaha tugashyingura dushyingura bavuga ntitubateranye dushyingura ibyaha mwakoze tukabika muhumure turi imva z'amabanga yanyu yose icyo tubwiye tugishyira kuri cya kabiri tunakubikira intege nke zawe tukazibika tukazipfumbata nazo turaguhishira twagutwikira tugakumara imbeho hamagara niba ubona atari nge wizeye hari n'abandi bashumba urebe kudakira ariko tukagira ubwenge Imana ikumpera umugisha namwe Imana ibaha umugisha mwatangiranye mbabwira nti no gufata mikoro iki kiganiro mwakire mikoro musubize navuga ngo ndacyabakunda kandi ibyo nabivuze kuva kera gira ubwenge n'ukuri turabakunda tuguhishira ibanga hahandi duhisha ibanga ry'umugabo n'iry'umugore kandi baba mu nzi ngo batarihanye tukagenda tubagira inama kandi tukazabahuriza hamwe bigakemuka reka dusenga Imana kandi Imana ndagushimiye nshimye nose mwakurikiranye kino kiganiro Imana ibaho umugisha nshimye Imana yatanze umucyo mwiza mu buryo bukwiriye reka dusenge muduhamagare nakagaruka uwera wa Isiraheli Imana y'amahoro Imana twiringira Imana igikora imirimo idasanzwe twajyaga twibaza impamvu tubona ibintu no ku munsi urasesenguye ukabana n'umuntu ukagira ngo n'umuntu kumbe yandutse umunyamahanga ariko urakoze ko ku bice umurongo wa 4 ibice 10 bya Ezira avuga ngo byukubikore kuko ari ibyawe ntabwo yabasengeye mbere y'igicaniro ahubwo yabasengeye amaze gutamba ngarangije arasenga kandi baramwumva bivuze ngo iyo tumaze gukora imirimo tugatanga na bya bitambo byose turi imbere y'ubwiza bwawe n'ubundi ryasengesho rigira imbaraga mu buryo budasanzwe Mana ukatwumvira kandi ukabohora kandi ugatabara ndasenze mu izina rifite imbaraga rya Yesu umwuka wera reme kandi yongererema kandi yongererema kandi yongererema kandi areme ibintu bihinduka bwa Yesu Kristo umwami wacu amen shalom shalom